reka turebe pasi kabisa mwizamu reka turebe zamuka neza cyane reka turebe Sarupongo kabisa kwa Mugisha Gilbert tambaza baro kabisa cengo ngabere batatu kabisa terebye byenje bareka turebe rwatubye yazamutse reka turebe kwa Muhire Keveruni ata ko Sarupongo Rayon. None se kutambaye ubururu n'umweru impamvu ntambaye ubururu n'umweru aribona mba mvuye mu kazi ngenda nguruka nyanyagira urumva ntabwo umuntu abavuye ku kazungu umuntu aba yitegura no gusubiramo ongera utekereza uvuga ati niyo mpamvu ngiye mba mvuga ati Rayonsport yanjye isaha n'isaha umunyamakuru ashobora kumbaza ati ese Rayonsport umeze ute nko kuri squad irimo urumva bimeze ute bigenda ute ubu witeguye kumera ute ngiye nkatwe nk'abafana bare kubera duhorana indangamutima za Rayonsport kandi ntangira mbifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha no guhaha mu gatunganirwa mu byo mukora byose. Ngindi Herve iradukunda ntwari hano ni kuri Rukamyarungu ndabisabira gukora subscribe biba bikenewe kabisa n'ama videos akaboneka kuko byinshi tubagezaho tuba twabateguriye ngo bibashimishe kandi bibanyure. Rero mwikorere subscribe ntibikabacike. Imbere yanjye nkuko bisanzwe mbafitiye umutumirwa reka muhe umwanya atwibwire anatubwira ikimuzanye turgiye kubanamo mu kiganiro bakwitanda. Okay, murakoze nitwa Ndagijimana Samson nkanda umufana wa Rayonsport nkunda cyane maza ku mutima. Aha Ndagijimana Samson nje muri quartier nkavuga iryo zina bamenye wari we. Bamenye wari we? Bamenye wari we kabisa. Ongerijwe. Bamenye wari we kabisa nitwa Ndagijimana Samson niyo mazina yanjye. Nta gahimbano se? Agahimbano nkaba nitwa Rutanga. Kuri gatatu bura naramwemeraga cyane. Aha bakwita Rutanga. Nta rindi we mbwira amahimbano yose rega yo waje mwitangazamakuru ugomba kwirekura tuganiriza. Itangazamakuru ababizi rwose babazi ko nitwa Ndagijimana Samson. Izina tageti. Izina tageti ubundi warijemo ribara agahimbano nyine kajemo kubera mba nkunda cyane mba nabonye nararibonye by'abareyo bose. Aha tageti waryitiwe iki? Tageti impamvu naryishwe cyane nuko nakundaga gufana ikipe nkavuga ati njewe aka kanya ndababwiye yuko Rayonsport iri butsinde igitego mu minota itarenze 30. Ibyo bintu byabayeho kuri match ya APR na Rayonsport kuri match ya APR na Rayonsport twagiye kwirebera ahantu bita Igishubi. Twagiye kureba uwo munsi dusanga nta nubwo waciyeho kuri kanali nsanga nta uriho tangije tugezeyo iminota itarenze 5 babateretsemo igitego bamaze kugishyiramo ubwo yari Diara niwe yatsinze igitego rwose abanda babwiye ati njewe mpise muhite munanyita tagete kuko mba nabarebeyeho ibintu mutabasha kureba byose mba nabibabwiye. Bababwiye reka none dute twinjira mu kiganiro neza ubwo abadukurikiye barabyumva ko nagutumiye nk'umufana wa Rayon uje kuganiriza abantu bawe hano kuri Rukamyarungu. Banza usuhuza abareyo 10 b'inshuti zawe zibayifana. Abareyo rwose nasuhuza nkabansuhuza umureyo ukomeye cyane. Abasuhuza Teddy Mwirango bura nawe no umufana wa Rayonsport cyane ndetse nkabansuhuza n'umufana uri Nyanza bita Muhirwa Hervier nkabansuhuza n'umufana utuye mu karere ka Gisagara bita Rukundo nawe kabafana Rayonsport. Burya ntago natinya kuvuga nubwo umukeba wacu ari wa APR burya sabagirwa burya mukiri nawe yahoze afana Rayonsport ariko nubwo yivugura akajya gufana APR reka musuhuze cyane ariko sinatinya kubivuga Rayonsport ni ikipe ikomeye cyane ndayemera. Aha reka nihute none tugere mu by'ikipe nyirizina. Rayonsport ubu ifite abakinnyi bangahe? Rayonsport ubu ngo ifite abakinnyi 28 muri staff yayo yose mu bisanzwe ifite abakinnyi 28 ako muri abo bakinnyi 28 bose barakomeye pe barakomeye. Aha icyo bita squad urakizi? Squad ndayizi rwose 11 ashobora kubanzamo harana abaguterekera ku murongo ara bose jewe ntiriwe nanabikubaza ahubwo bangerereho 11 ara nshobora kugenda nkatereka mu izamu
nabanzamo mwizamu nshobora kugenda nkabanzamo umunyezamu biganza imbere muri defense nkakinisha Rugwirerive agakinana na Radukunda Giseri imbere kuri gatatu nkakinisha Mujyanama kuri kabiri nkakinisha Samuel Ndizeye imbere abakina nkabama baba hariya nkakinisha Shimimana Imurani hagati kabisa nkakinisha Muhire Keveruni kumande Mugisha Gilbert abatakari batatu Manase Matatu Mbedi kuhirya imbere yiwe gatoya nkaba nahateretse umusore dukunda cyane Sugira Ernest hariya mbere kuri attaque nanone nkakinisha Eritier Ruvumbu abo nibo bakinnyi bashobora kujyamo hariya nkabona babyaye ikintu bita igitego bundi mu basimbura nkaba navuga ati rwose aha hantu usibye umwaka iyi kipe nta n'ikipe yayitsinda kabisa kweri ubundi Rayon Sport ngenda nayibona ku gikombe ndanayibona ku gikombe ubundi urayibona ku gikombe akenshi ibintu bya football rero hari ukuntu bavuga ngo ikipe y'ibihe byose ya Rayon wayinkiriramo abakinnyi banyuze muri Rayon bose kuva watangira kuyifana ikipe noneho waratondekanya unkuriremo 11 ubona bahoraho b'ikipe ya Rayon Sport mufite ku mutima ikipe ya Rayon Sport duhoza ku mutima kabisa ngiye hariya nkaguterekera nkakurebera ikipe umunyezamu w'ibihe byose wanyu ninde umunyezamu w'ibihe byose ni Kwizera Olivier ubwo niwe kuva Rayon yabaho kuva Rayon yakabaho mu bahozeho mbere ngewe kuko nkiri umwana ufite imyaka ingahe nkaba mfite imyaka 23 ubwo urumva ndacyari umwana ngewe watangiye kuyifana ufite natangiye kuyifana mfite imyaka 9 imyaka 9 nibwo wayitangiye niyo natangiye gufanira Rayon Sport noneho ngewe ndagira ngo urumva umbwire ikipe ihoraho urumva kuri wowe ntabwo nshaka yenda ngo n'abayobozi bayo cyangwa n'abandi bantu babareyo babyemeze ariko wowe ku giti cyawe kubyemera nicyo nshaka ikipe yahoraho ngewe mwizamu nkuko nagenda nashyiramo umunyezamu wa AS Kigali urani Bakame kabisa mwizamu nagenda nkamuterekamo yarabarindiye nawe yaraturindiye rwose uriya munyezamu nubwo yakoze amabara agakora muri erera akagenda ariko burya Bakame haraho yagejeje byinshi Rayon Sport muri defense nagenda nkakira Rwatubyaye Abdul burya no umuntu nemera cyane rwose yagenda agakina imbere yiwe nkashyira Iradukunda Radu hagati nkashyira Rutanga ariko ntibagiwe n'umusore ni imbere yaho nkagenda nkashyira imbere yaho rwose nubwo nagenda nkatereka Jaberi nkagenda nkatereka Mukunzi Yannick hari hagati imbere yakina kuri gatandatu imbere abatahizamu kabisa nagenda nta kwibagirwa naho Imana Sasire na Kwizera Piero ikipe rwose nagenda nkayitereka aho ngaho mu bakinnyi bari batahizamu rwose navuga nashyira Hussein Chabarara nkanahatereka Hussein Chabarara nkagenda nkatereka n'umurundi n'ubundi mugenzi wiwe kabisa bakinana hariya jewe navuga muri byose yanshimishije muri Rayon Sport nagenda nahatereka uyu murundi rwose nubwo yaje gukora amabara kugira ngo atavuga agashaka indangamuntu y'ubwene gihugu atarabikwiriye nagenda nkahatereka Bofis Karebu rwose niyo nahamushyira hariya rwose ibitego ndabizi byagenda byisuka Saruponga ricaye burya Sarupongo nubwo yacenga ntago yakina nk'ibya Bofis Karebu none se Diara Diara ereri yiwe yari ya Diara na Sarupongo Haruna nawe yayiciyemo Haruna niyo nzima nubwo yayiciyemo ntago ari ku rwego rwabo bundi hari abantu ubungubu nagenda navuga muri Rayon Sport baza bagakora ikinyuranyo Bogota Alabama Bogota Alabama uriya ni umusaza turamwemera yakinnye byinshi turamwemera muri Rayon Sport azamuha izina muri Rayon kabisa nge ntacyo namushinja Bogota Alabama ariko nawe agiye mu basimbura yaba arimo aha reka nongere nigarukire mu gihe Rayon yazaga mu gikombe cya Afurika ikagera kure
ni iyo kipe urayibuka? Ntago nayibagirwa iyo kipe kabisa igenda yagarukiye muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Muri kimwe cya kane bivuze iki ku bafana ba Rayon rero? Muri kimwe cya kane ku bafana ba Rayon niyo kipe ya mbere bikoze amateka mu Rwanda no mu bikombe hose, kuko Rayon Sport niyo yavanye na Sekafa hanze ntubyibagirwe. Yo muri kangahe? muri 2006 ndumva Rayon Sport yavanye Sekafa hanze. Rayon Sport ababizi banyomoze, ariko ngewe ndabizi 2006 Rayon Sport kandi naho yakuye Sekafa hanze. None se kutambaye ubururu n'umweru? Impamvu ntambaye ubururu n'umweru urabibona mba mvuye mu kazi ngenda nguruka nyanyagira, urumva ntabwo umuntu aba avuye ku kazi ngo umuntu aba yitegura no gusubiramo. Ongera utekereza uvuga ati niyo mpamvu ngiye mba mvuga ati Rayon Sport yanjye isaha n'isaha umunyamakuru ashobora kumbaza ati ese Rayon Sport umeze ute nko kuri squad irimo, urumva bimeze ute, bigenda ute, ubu witeguye kumera ute? Ngiye nkatwe nk'abafana bare kubera duhorana indangamutima za Rayon Sport kandi tuyihoza ku mutima. Kose ngewe Rayon Sport isaha zose wansangiraho ntago burya meze ni nkuko nta kwanariza 90% ngo nduswe umutoza upanga abantu bari bujye mu kibuga, ariko ndabizi nagerageza kabisa. Wagerageza. Ese ni iki wabwira ubuyobozi bwa Rayon? Ikintu nabwira abayobozi ba Rayon Sport babasha gukora nuko bakoze rwose barakoze, turabemera rwose, turanashimira. Reka dushimire perezida rwose Mvukiye Yuvina, reka dushimire perezida wa Rayon Sport kabisa, wakoze neza akagira nkuko bavugaga ngo ikipe ya Rayon Sport ngo nabana ngo ntago ngo ikipe ya Rayon Sport ngo bazatwara ngo nabana ngo ntago bazatwara shampiyona. Ariko ndaje nkubwiza ukuri, Rayon Sport ntago ari abana. Rayon Sport wazamo wese yagutsinda. Rayon Sport wagira gute wari wese yagutsinda. Reka nshimire perezida n'ubuyobozi bwiza bwose bwiwe. Ese perezida ninde wa Rayon Sport? Perezida wa Rayon Sport kose nkuko nakubwiza ukuri, perezida wa Rayon Sport buriya nkuko nagenda nkakubwiza ukuri, bundi iyo ngiye kugira perezida wa Rayon Sport, kuko mba mvuga ati muri squad ya Rayon Sport perezida burya izina ryiwe ni teka turigira ibanga, izina ryiwe ni izina riba ryubashwe n'umusaza twemera. Nakanoye kubaza cyane ubwenda wasanga mu mategeko y'abareyo mutemererwa kumuvuga. Turamuvuga ariko njewe nkanjye wamwibagiwe. Ntago namwibagiwe, burya perezida wa Rayon Sport burya ni izina ryubashwe, tutaba dukwiriye kugenda tuvuga ati ibi nibi byagenze gutya. Burya harimo amabanga burya muri Rayon Sport burya tugomba kubika, nkuko umukinnyi abika ibanga natwe tuba tuzi kubika. Perezida ntago ari umuntu, ntago twagenda tumugereranye na Gicumbi cyangwa na Musanze cyangwa tumugereranye n'indi kipe. Perezida ni umuntu ukomeye. Ikipe nyine ya Rayon Sport uko uyibona ubu ngubu no mu bihe byashize, aho ikuryoheye ni ryari? Reka nkubwire, Rayon Sport nta gihe ihora itaryoheye abanyarwanda bayifana, sibyo? Nta gihe bitaryoheye abanyarwanda bayifana. Ubu ngubu nakubwiza ukuri, ikipe ya Rayon Sport uwa Yezu Jean Fidel ibintu yakoze ntago wagenda ngo umugereranye, kuko ni mushyashya, arimo araforoma ikipe, arabasha kugura uwo ari we wese amuzana kugira ngo ikipe ya Rayon Sport itanga abanyarwanda. Kuko ndibuka ikipe ya Rayon Sport bwa mbere kibanza kugura baravuga ngo muri izi kipe enye mu matsinda Rayon Sport nta irimo izazamuka, hahabwaga amahirwe Gasogi na Kiyovu. Ariko Rayon Sport iratungurira izamuka ari iya mbere, izahabwaga amahirwe zijya gukinira mu ihara hepfo mu Bisheke muri Europa League, nkuko bajya bivuga abanyamakuru ba Radiyo Rwanda bajya babivuga ngo muri Europa League. Ariko Rayon Sport ngaho mbivugiye, uzayibaze Kazungu Kereva, uzagende mubaze n'umufana wa APR nawe arakubwira ngo Rayon Sport ngaho ndi ubu yaremeye Rayon Sport izatwara igikombe. Hari match yigeze guhuza Rayon na APR waba wararebye? Match wayirebye imbona nkubone cyangwa ni kuri match ihuza Rayon na APR nje narayirebye kuri televiziyo? Oya, match ku amaso ku yandi warayirebye? Kigali kabisa kuri stade Nyamirambo nagiye kuyireba match ya Rayon Sport, aribwo
bakinaga bakinaga uwahawe Bofis Karebo uwahawe nk'igihembo cyo kurira indege azenguruka kimutemberana atsinze igitego kimwe aperi. Aha reka noneho nguha umwanya wogeze iyo match nk'umuntu wayirebye kabisa. Reka nkubwire rwose tangira yogeze nkuko nagutangiriraho kabisa. Reka nkubwire reka duhere ku ruhande rwa Rayonsport. Uwo munsi yari yakinye na aperi yakiriye match kabisa. Reka tugende mwizamu kabisa nkuko nakubwira kabisa. Reka dutangira no ku stade Nyamirambo kabisa nkaho twari turi kabisa. Reka turebe mwizamu kabisa. Reka turebe mwizamu kabisa harimo Bakame Jean Claude kabisa nkuko nakubwira. Ariko reka nkubwire kimwe 90% ikipe ya Rayonsport hano hantu kugira ngo ikomveke nuko isabwa gutwara iki gikombe kugira ngo abafana bose bamedite. Mwizamu ni Bakame. Imbere kabisa hari umusore mwiza cyane kabisa. Reka turebe uriya musore ninde. Ntago mbona nomero ari Rwatubyaye kabisa. Afatanye imbere kabisa Rwatubyaye. Hakaba hari Rugwiro Herve. Hari Rugwiro Herve kabisa. Imbere hari Kayumba Soteri. Hagati kabisa hari Mugeni Kakure Fabrice. Iyo match kabisa Mugeni hano aratera match neza kabisa. Imbere ku ruhande nkuko nabikubwira abamababa kabisa nkuko nakubwira hari Mugisha Gilbert. Uyu nguyu kabisa hano turamuzi turamwemera cyane. Hagati nanone ku mpande abatayizamu hari Diara, hari na Sarupongo ndetse hakaba hari na Kasirye. Iyi match sinzi impamvu umutoza yabanjije kuri bande tushe uwusimbura uyu murundi rwose Bofis Karebo. Hariya ndabibona bavuga ngo ntago bamuha amahirwe ariko ntago mbizi umutoza niba ari bumusimbuze. Ibyo ngibyo rwose nibyo umutoza. Ngewe reka mbivuga ibyanjye nk'umunyamakuru ugiye kogeza match. Iyi match ya Rayonsport hano ndabibona iratwara igikombe kabisa rwose ntacyo nayishinja. Reka turebe pasi kabisa mwizamu. Reka turebe zamuka neza cyane. Reka turebe Sarupongo kabisa kwa Mugisha Gilbert tambaza baro kabisa. Cenga umwe babiri batatu kabisa. Terebye byenje. Reka turebe Rwatubyaye yazamutse. Reka turebe kwa Muhire Keveruni ata ko Sarupongo Rayon babwiye kabisa. Ni Sarupongo yafite imyaka nk'iyo ngiyo turuka muri Ghana acenga rimwe kabiri gatatu cabaraza kumande. Sarupongo mubi cyane terekamo ya iyireyo yakwica kabisa. Reka turebe pasi kabisa cenga neza cyane kwa Rwatubyaye. Reka turebe nibyo kabisa. Habaye iki. Reka turebe kabisa. Reka turebe nibyo kabisa. Reka turebe match abakinnyi ba peri hari abakoza amabara kabisa. Reka turebe pasi nibyo umusifuzi yari yibeshye. Reka turebe tambaza baro kabisa. Reka turebe aravuga ati nta cyabaye cenga umwe babiri batatu cabaraza. Reka turebe abasore ba peri bagenda bacambaza baro kabisa. Reka turebe Muhire Keveruni arawufata tanga baro kabisa kwa Mugeni Kakure. Mugeni kabisa cenga umwe babiri batatu cabaraza kabisa cenga. Dore bari ryoshe hano. Dore bari ryoshe mwese mugende kuri match kabisa mwirebere. Stade yakubise yuzuye dore abafana ba Rayonsport. Reka turebe hano ndahabona brand zitandukanye za Rayonsport. Ndahabona Gikundiro Forever. Ndahabona ijwi ry'Abarayo. Ndahabona kabisa fan club ingenzi. Ni abagabo bakomeye cyane. Reka turebe
ese birarangira uti match kabisa reka tuyihange kuba sifuzi birarangira ute nibyo kabisa tugeze ku minota wa 42 ku minota wa 42 reka turebe abasore ba pere barawutwara cabaraza kabisa mugena ahita hagarika umuntu kabisa ariko mugena ari hejuru reka turebe kwa muhira Keveruni tanga pasi igice cya mbere kirangira kabisa hano kuri stade Nyamirambo. je navuga ngo congratulations kuko ibyo ukora urabizi urumva ko bifitemo n'impano urumva uri umuntu usobanukiwe ibintu urimo kabisa none ku bijyanye n'ikipe urumva nuhe mukinnyi mubona mutaragura mukeneye kandi wabafasha ibintu bikabageraho intsinzi ikabageraho? Icyo nakubwira rero mu ikipe ya Rayonsport burya kugira ngo tuzagereho ntago dutumye perezida ngo agende ngo dukorere nk'ibyo perezida wari uvuyeho nk'ibyo yadukoreye. Ndabizi nawe ni umuntu w'umujeni turamwemera cyane kandi turamwubaha, azagende adukorere iki gikombe rwose Rayonsport kuko ndabizi 90% iramuka igitwaye abafana ba Rayonsport nabo kandi bazishima. Ntago nk'ijisho rirebera abakinnyi ba Rayonsport cyangwe abafana cyangwe nk'abashinzwe recruitment muri Rayonsport. Jewe ntago nshinzwe recruitment, abashinzwe gutanga kurambagiza abakinnyi nibo twabishyira mu biganza byabo kuko Rayonsport ni ikipe ihora itwara ibikombe, ni ikipe ihora igera kure. Ariko aho ngaho umukinnyi wo bamuguze araza akaba uw'abafana agashimisha abafana. Yashimisha abafana. Abafana nabo hari uwo babona bifuza wazaza nyine akabaha ibyo byishimo. Nkatwe nk'ibyo twifuza hano nk'ibyo nakubwira nkatwe b'abafana nk'ibintu tuba twifuza. Ubundi iyo turi ku stade tuba dushaka kureba match iryoshye, tuba dushaka kureba wa mukinnyi wacu twiguriye umeze neza nk'uko twavuga ati uyu muntu kabisa nta kibazo twebwe tuba dufite, sibyo? Burya Bofisi Karebu burya rero yaguzwe n'abafana ba Rayonsport 90% yaraje aradushimisha, nubwo yaje mu bihe harimo abandi yabasha kubyigana ku mwanya umwe. Rwose Bofisi Karebu aradushimishije. Nabo nk'abantu barebera amaso ku ikipe ya Rayonsport, twebwe nta kintu turavuga ko champion ntago irarangira, reka tubihanga amaso champion nirangira tubiteza amaso natwe tuzatureba igikwiriye nk'abantu b'abafana, tuzatanga inkunga nk'uko twishoboye muri Rayonsport kandi turabizi duhora dutanga inkunga rwose nk'uko tubishishikariza ubuyobozi bwa Rayonsport. Natwe ni ibintu twemera. Perezida wa Rayonsport ni umuyobozi uhoraho, ni umuyobozi urebera ijisho rya Rayonsport, ndabizi muri iyi manda yiwe kandi azabigenza neza rwose. Tumaze kumwemera ariko ntibakarenganye nk'abantu. Ikindi kintu nakongera nkavuga, ntibakarenganye umutoza kuko umutoza ikipe yiwe yose ntago iramenyerana ariko Rayonsport turabizi igikombe turagifite kandi Rayonsport tuyitezemo ibyiza, tuzakomeza turebera ku byiza kandi ntari bimurakoze kabisa. Umutoza wa Rayon utazakuva mu mutwe ninde? Umutoza wa Rayonsport utazamba mu mutwe ni Robertinho kabisa kuko Robertinho yankoreye ikintu cyiza. Robertinho yaraje aperi imurusha amanota 7, sibyo? Ndabyumva. Atsinda agenda ahera ku ikipe imurusha amanota 7, akina imikino 12 ataratsindwa n'umukino n'umwe. Arusha atwara igikombe, arusha aperi amanota 4. Ubwo urumva uwo mutoza nta kintu namushinja mu gihe bavugaga ngo aperi izatwara igikombe, arangije amanota arazayikuramo atwara shampiyona, nubwo yabuze icyamahoro agakubitwa na Mukura. Rwose Robertinho nje nta kintu namushinja kuko Robertinho ni umutoza, yari umutoza mwiza kabisa kandi yarakoze. Tunamushimire kuko anatugejeje no muri kimwe cya 4. Buriya niwe wari ufite ikipe muri ibyo. Ni wari ufite ikipe anatugejeje no muri kimwe cya 4. None ko mutamugumanye. Robertinho burya muri Rayonsport
umuntu uje muri Rayon Sport twebwe Rayon Sport ntago tumushyiraho kamara ku buryo twavuga ati Rayon Sport ni umuntu dushyiramo kamara ngo guma muri Rayon Sport tugume tumuziritse. Buri mukinnyi cyangwa umutoza cyangwa ushoboye kugira sibyo uretse nkatwe b'abafana kuko tuba dufite indangamutima, kuko tuba dufite amarangamutima. Ujye ubibona na Haje Mudaheranwa uramubona hariya yagiye akareba ikipe yiwe aravuga ati iyi kipe ya Rayon Sport n'abafana tube tuyihoramo. Kuko Rayon Sport ingewe ni ikipe ntabasha kuvuga umundi umutoza rwose ndabizi Robertinho ntago azatuva mu mutima, yarakoze rwose yarakoze nawe nakwinica warabyumvise ko yavuze ngo Rayon Sport ngo wina kugera oya yiririmbe twumve niba nese kutayishyiramo iyo ndirimbo iyo ndirimbo yakwinica ngenda nayemera yivuge twumve rero sa abareyo wina abareyo yanga yageze i Kigali ubundi ni ibintu byinshi aha rero nk'umuntu ureba match hari indirimbo zogeza ikipe muririmbi yo muri gufana ikipe ngaho shyiramo nk'imwe rero ko mba mfite indirimbo nyinshi ku mutima kuko mba nkunda Rayon Sport nyine iyo umbwiye ko ari nyinshi nagusabye imwe ubwo urumva rero ahubwo uri kunyima ubishaka oya ntago nakwima nkajya n'ubundi n'abafana bare si ikipe yawe siririmbira ikipe ndayikunda kabisa ngewe mba nyihoza ku mutima ngaho rero bitwereke mu ndirimbo izo muririmba muri ku kibuga Rayon Sport ufite ingufu ubyemere cyangwa ubihakane Rayon Sport ifite ingufu no mu mafana Rayon Sport ubyemere ifite ingufu. Iyo ngiyo yari yahimbwe nande? Iyo ngiye Rayon Sport kabisa twavuga ko yahimbwe n'umunyamakuru uvuka i Nyanza, burya avuka i Nyanza. Niwe wayihimbye iyo ndirimbo? Niwe wayihimbye, burya avuka i Nyanza kandi akunda Rayon Sport cyane. Kuko no mu no ku bwa Kagere n'abajake navuga yuko ari we muntu rwose hariya yabashaga kuvugira ikipe ya Rayon Sport kuyisohokera yihangira indirimbo. Nubwo hajemo abana nka bakwinica n'abandi benshi cyane bariko barakoze kabisa. Indirimbo Murera urayizi? Kabisa ndayizi rwose Murera rwose. Iyo ndirimbo ngewe ubundi iyo ngiye tukunda kuyiririmba ya Rayon Sport yahuye na APR. Kuko burya Rayon Sport na APR burya ntago wagenda ngo uvuge ngo Kiyovu ni umukeba. Oya Kiyovu ntago ari umukeba. Burya ari ibintu burya abantu bitiranye. Kiyovu bungu ikipe ya Kiyovu bungu ntago twahanganira, ntago twagenda ngo dushyire ngo mvuke Juvenal ngo tumutereke hamwe na perezida wa Rayon Sport ngo tubakoze ngo tubashyire hamwe ngo tuvuge ngo baranganya. Ntago bangana. Ntago bangana no Kenisi no umunyabikabye. Kenisi uriya nawe ni kimenyimenyi banzure bahana ari makina. Ari gukinira he? Ari gukina muri Europa. Hari ni muri Europa bundi ni ikipe zimwe na Europa League ntaga byizeye kazajyana muri kimwe cya kane cya Europa League. Ubwo se umva yabikura he? Kenisi mbese ntago guka. Kenisi ntaga ngombe cyakora akiri muri Cup Champions League. Aho ngaho ngiye namwemeza kabisa nkabasha kumwaneza nkavuga ati Kenisi warakoze kandi urimo urakora ibintu byiza. Ariko kude chapeau ndamwemera Kenisi nawe nyine ni umuntu wanariza n'ibintu nako amagambo ye buryo tugiye gukina. Amagambo ye yarabanza gahabura abantu. Ariko nkatwe bafana ba Rayon Sport ntago twahaburwa n'amagambo, ibikorwa tubitereka mu kibuga nawe yarabibonye, ibikorwa birivugira. Wabwira iki se abantu bangareyo? Abantu bangareyo ubuse naho nibyo mbabwira ngo iki koko nyine nawo bakasa. Abantu bangareyo Sport bose icyo nababwira umutima wabo nka Sirius tuba duturanye buri ubundi yajyaga mpamagara ari Kigali akamwe ati ndi Kigali uri mu cyaro umeze ute je ngahita mpamagara nka muzehe shehe. Hari umushehe wakundaga APR kabisa bitaga Magumba. Reka tumwifurize nubwo ari muri gereza hara ku Karubanda. Yagiye kabisa nyine tuba tubiza abantu babashehe n'ubundi kuko baba bakunda APR. Ariko ngiye abantu baba banga Rayon Sport ahubwo gusa niba udafana Rayon Sport uzafana iyi.
nyine nagusabye icyo wababwira icyo nababwira nuko nabo bakwitekerezaho bakazagaruka muri Rayonsport nta muntu twanga nta nubwo ariko niba bafite muri ibyo ngibyo nta amarangamutima ya peri nkuko babivuze batinya indege ahubwo byiza bazaza nk'ikipe ikunda indege ya Rayonsport yurira indege ikagenda ikanabigaragaza bazaza muri Rayonsport tukabakira n'ikaze ariko mu gihe bagifana peri nta naho bazagera nta naho bagitekereza n'ibyishimo byabo ntabwo bazabihorana none umuntu aguhaye nk'amafaranga ngo uhindure ikipe wabyemera ngo mpindure ikipe ya Rayonsport nyine uve kuri Rayon ujye ifana iyo kipe iguhaye amafaranga ubwo se navutse papa fana Rayonsport mvuka mama fana Rayonsport nubwo muri Tanzania hari asanga bari kumbwira ati ikipe ya Rayonsport biba bimeze bite aba muri Tanzania papa wawe mama aba muri Tanzania papa avuka i Butare aba i Butare nubwange kuri mu maraso ndi mu maraso na mukecuru usanga aho yicaye muri butike arimo avuga ati njye ni fana ya Rayonsport nyogokuru wawe kuko urumva nanjye mfana Rayon nk'umuntu wemera Rayonsport ufana Rayon kabisa njye rero nifanira Rukamyarungu uzi icyo ari cyo se Rukamyarungu ni ikinyamakuru cyashyizweho n'abanyamakuru nawe ugicisha none ndakwakije nkunyujijeho sibwo bwa mbere uvuganye n'itangazamakuru kuva watangira ntabwo ari bwo bwa mbere yarabeshya ntabwo ari bwo bwa mbere amamaza ikindi wavuzeho twumva navugiye kuri Huye ubabwira ibyariyo navugiye kuri Huye none se wavuze umwanya nk'ungana gutya oya ntabwo navuze umwanya nk'ungana gutya kuko twari abafana benshi tuvuye kuri match ya Rayonsport na Mukura ariko navugiye kuri Huye umunyamakuru wayo ya Huye yaramvugishije aha reka dusezere rero abafana ba Rayon mbifurije ibihe byiza n'abayandi makipe mbifurije ibihe byiza twibwira izina bwa nyuma twisezerera nitwa Ndagijimana Samson nkaba ndi umufana wa Rayonsport nkaba nitwa aka Maestro Rutanga kabisa uwo ngo bamuzi cyane burya Rutanga nubwo yagiye muri APR akagenda ariko yagiye akora abantu benshi burya hari kuri gatatu kabisa ni umuntu wamwemeraga cyane reka nshimira abafana ba Rayonsport aho bari hose bagubwe neza bari mu mpande zitandukanye abari Rusizi abari Kigali abari Nyamasheke abari Butare abari mu karere ka Gisagara nanjye nk'umufana uhoraho Ndagijimana Samson nabifuriza kugira ibihe byiza mbwirira abafana ba Rayonsport bakore subscribe kuri Rukamyarungu abafana ba Rayonsport kabisa nibakore vandalisation kabisa bakore aho bwabaga nabo bagiye kuri Rukamyarungu barebe ibyiza biriho subscribe kuri Rukamyarungu bisubiremo nibwo nemera kuri umufana wiseka subscribe kuri Rukamyarungu kabisa rwose nibakora iki nibakore subscribe urabisubiramo ikinyamakuru cyanyu buryo kiba kigoranye vuga Rukamyarungu rwose none se subscribe byakunanije iki subscribe umva ngaho tangira rero uti nimukore subscribe kuri Rukamyarungu nibakore subscribe kuri Rukamyarungu kabisa njye na Rerive iradukunda ntwari bifurije ibihe byiza nyine ndabasezeye ubwo nk'uko umufana wanyu Samson yabibasabye mukore subscribe tugumye tubikurikirane hano kuri Rukamyarungu